kubangamira cyangwa se njya kumubwira sibyo hano nabishije nawe urukundo namukunze bitandukanye n'ibyo mubona byose kuvuga ngo wenda akumukora perezida cyangwa se umuhungu wa perezida ntabwo bindeba kubera umupapa atari mukuru w'umudugudu sibindeba kubaza njyewe isi ntabwo mbona ari ikintu kinini ariko urabona ko ari ibyaha urabona ko kwitera gasoko urumwana muto w'imbere urumwana muto kugira ngo wibengere n'igikeneye umugati reka mukwiye igiceri cy'umugati n'igikeneye igiceri kandi gufasha wige n'igikeneye urwego ndarukukurira ariko cyangwa uri kumpuza mu biganiro mesaje zigaragaza mesaje kete urumva amafaranga afite inyinshi nabyemera sibyo ariko ibuka ko bwima akakanya nagahanga ntabwo ari inkunga ya kete ntabwo njya gutegereza natabaye kete kugira ngo nze hano mfite uko mbayeho sibyo kugira ngo mvuge ngo kete ndamukunda nta kintu nshaka kumukuraho niba yubatse biramureba njyewe mfite uko mbayeho sibyo mfite na bizinesi zanjye reba ntundi turi kuganira tufinga paradisi nanjye njyewe kitabaye kete kugira ngo nze hano sibyo kubera umuhungu wa perezida ntabwo afite umuhungu biravugwa ntabyo tuzi ko biri nizo social media zanjye kuko ngiye mu kiraro kimwe kijyanye n'umugore wanjye sibyo konfirime cyangwa mubike ariko kete akurikira uriya muhungu nawe akamukurikiye uriya muhungu akunda kete cyane niyo ugeze gufata n'iyamurira umuhungu ushaka gutereta kete namubwira ariko urabona afite rwose nawe waramwandikiye namubwira ukwiye kuva ku mugore wanjye kubera ntabwo nkunda abantu bakurikira abantu nkunda kuko kete ari guhana ariko yarakwihanangirije ke mesaje y'urwego iyo yangirije gute bakora imyenda kugira ngo udasiba ariya mavideo nutangarika kujya umuvugavuga mu by'urukundo azakujyana muri ribu urabona ugeze muri buri bitekerezo umushyira mu rwanda bamwita Dwima barimo kumubaza ibibazo byabanje kuri kete none ararira Dwima amubonye kuri televiziyo ubundi Celebs magazine niyo ya mbere mu Rwanda umva Bronze ari kumubaza ibibazo bitabaho umva ararira ahubwo ararira imbere do ari gusobanura ibya kete uriya ni umugabo wa kete uramubona kete uramuzi kete bashere uyu ni umugabo we rero ariko bamumereye nabi ngo ni ukubeshya cyane kandi ngo mumaze kubibona indirimbo nshya yitwa Monica Kate indirimbo nshya ya Tima umwana ukiri muto cyane ariko ufite inzozi ubona ko rwose yatanga icyizere ndetse ikibigaragaza nuko adahanze amaso hano gusa mu gihugu ahubwo ahanze amaso ku rwego mpuzamahanga indirimbo amaze gushyira ahagaragara ajya muri kasiyo ya mbere ariko izindi nama amenshi inama audio video rero ni ubu cyase urugendo rukomereje ngiye kurikura indirimbo iri muri Nigeria hamwe n'abakunze cyane sibyo imiziki cyangwa iri gusohoka benshi bagaragaza ku Nigeria abenshi bakurikiza ibyo Nigeria bari gukora bakavuga ngo dukore nk'ibyo abahungu bari gukora ariko ku bahungu n'abashuti banjye kandi ahubwo ikintu nabwira abanyarwanda murebe imiziki ya kera ushaka ikintu cyatanje kuko ibintu muri gukora aka kanya ntabwo biri gukanga abanyamahanga ntabwo bikunda
ikintu basanga mu gukora ibintu bya kera kuko dufite abasaza ba kera badukoreye ibintu byiza bifite guhagaciro wari wumva n'indirimbo yitwa Mukamusoni iriya ndirimbo ifite sound ushobora kujya studio ugakiriyetinga n'ibyo uri gukora ukiriyetinga akaba ikintu cyakanga abanyamahanga sasa nubwo bakora ibintu byiza ni byiza pe ba Elementi ba Prince abaproducer benshi beza bafite sibyo bari gukora ibintu byiza ariko ntabwo ibyo bintu byiza bari gukora byakanga abanyamahanga dukeneye ibintu byakanga igihugu bigakanga Afurika bigakanga isi ni kubona bano bahungu bo muri Nigeria bari kugera hagati bakazuzuza sibyo ikintu bari kuzuzuza ni iki bafashe umwanya bakiriyetinga sound nta muntu bitayeho sound zabo bageraho bavuga ngo reka tuzipublish ishyiramo amafaranga zigere kure sibyo aka kandi icyo dukeneye dufate sound zacu za kera z'abanyarwanda abanyarwanda bakeneye sound za kera ariko zigaruka ari nshyashya sibyo Yo, it's your boy Dreamer, your son Dreamer. Ndi mu kazi kenshi cyane ndi kugira ngo mbagezeho indirimbo nshyashya yanjye yitwa Monica mugire mukunde sibyo ndi hafi kubahereza indirimbo yitwa Sad ndi kumwe n'umunajera witwa Bodien indirimbo nziza cyane iri kuri EP ya Bodien ubu tuvugana nageze kuri Flash TV unageze kuri Flash TV murabibona tubonane hano